Good evening, everyone. Bonsoir, tout le monde. We salute you, nous vous saluons. Turabasuhuje abadukurikiye haba hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Twatangije ikiganiro kibafasha kugira ubumenyi bw'ibanze byibura ku icurabwenge cyangwa icyo twita imbagarabwonko mu Kirundi cyangwa se mu Kilatini filozofiya, filozofi mu Cyongereza cyangwa se filozofi mu Gifaransa. Ubwo rero tuzajya tuganira ku ngingo zitandukanye. Turabashuhuje kandi tubahaye ikaze. Wibuke gukora subscribe, s'il vous plaît, s'abonnez-vous kugira ngo ujye uba mu wa mbere wabona ibiganiro turekura amanywa nijoro tugamije gufashanya, kuko buriya kimwe mu kintu cy'ingenzi Imana yadutumye kuri iyi si ni ugufashanya tukazamurana uko buri wese ashoboye. Twe rero twagize amahirwe yo kugira access kuri ubwo buhanga buhanitse bwa filozofiya, tuzajya tugerageza kubaha ibyo twamenye bikeya kugira ngo turebe ko namwe byabungukira. Reka mbanze nsuhuze n'umuntu turi kumwe muri aka debate cyangwa se igisa nk'ikiganiro kugira ngo bize kurushaho kubaryohera. Umeze ute? Meze neza. Uri amahoro? Uyu munsi hari ku cyumweru nibwo twafashe iki kiganiro, ni umunsi wa Ascension, bivuga gusubira mu ijuru kwa Nyagasani Yezu. Abizera ubwo yaba Yezu cyangwa Yesu murabyumva, hari igihe cyageze aza mu isi gucungura muntu, ikindi gihe kiragera asubira mu ijuru. Hanyuma ba bagabo bo mu Galileya bakamubona azamuka, bakumva biratangaje cyane, bararangamira hejuru mu kirere kugeza igihe nyine agendeye baramubura. Nuko rero na ka karirimbo kabivuga cyane ati bagabo bo mu Galileya murangajwe n'iki mureba mu ijuru, uko bamubonye azamuka ni nako azagaruka. Mbo icyo cyari icy'ingenzi kugira ngo tuze kugiheraho. Natwe bavuga ko amadini atwigisha ko igihe kizagera tukajya mu ijuru. Wemera yuko igihe kizagera ukajya mu ijuru? Si ijuru ni ahantu, ijuru ni ukuntu, kuri wowe ijuru wumva ari iki? Interesting. Icyo kibazo ubundi ni njye ari kukikubaza, ntabwo ari wowe uri kukimbaza. Kubera ko ngaho kimbaze. Ubwo n'abandi bose wowe ubyumva ute mbere na mbere? n'abandi bose bibaza ati ijuru ni iki, nabo bibabere nyine umwanya wo kugira icyo bumvaho. Mpereza iriya gatigisimu ya Ecclesia Gatolika kugira ngo twumve icyo gatigisimu ya Kiliziya Gatolika isobanura ku ijuru. Reka tubasomere cyane cyane mu ngingo yayo ya 209, ahanditse ngo what is mean by the term heaven. By heaven is mean the state of supreme and definitive happiness. Those who die in the grace of God and have no need of further purification are gathered around Jesus and Mary, the angels and the saints. They thus form the church of heaven, where they see God face to face. Wanabisanga no mu Banyakorinto umutwe wa 13 ukava ku murongo wa 12. Abo bantu nyine bavuga ko baba in communion of love with the most blessed Trinity and they intercede for us. So muri make rero twavuga yuko heaven ubundi ntabwo uko interuro itangira si ahantu, ahubwo ni ukuntu aho umuntu aba mu byishimo bidashira abona Imana. Ariko nanone bakavuga ko nuko kuntu nyine umuntu upfuye adafite icyasha, uko twavuga adakeneye purification, bajya gukikiza Yezu bakanakikiza Mariya, bakabona Imana amaso ku maso. Ariko ubwo nimba hajemo inshinga yo gukikiza, bivuze ko ijuru hari ari ahantu atari ukuntu. Ubwo n'abatwumva bose badukurikiye bashobora kuzadufasha kugira twumve ese mu ijuru ni ahantu cyangwa ni ukuntu. Ubwo rero dukomeje kuri icyo ngicyo, reka tuvuge ku cyitwa urupfu, kubera ko ntawe ujya mu ijuru adapfuye. Uwagiye wenyine ni uwitwa Eliya,
uretse nyuma urihuse yaho nta wundi uretse urajyayo. urihuse utaducabiranye none se ko mu isi iyo umuntu abayeho ubuzima bwiza cyane cyane iyo abantu bashakanye wenda babayeho ubuzima bwiza babana bahita bavuga ati baba mu ijoro rito, cyangwa se wenda umuntu akabaho anezerewe ati yagiye mu ijoro adapfuye. Ese nyine birashoboka ko umuntu yaba ari kuri iyi si akaba abayeho nk'uri mu ijoro? Babaje ikibazo cyiza ariko gikomeye. Nibyo, ijuru ritangirira hano ku isi. Gute? Ni ukuvuga ngo ijuru batubwiye ko ari iyo state of supreme and definitive happiness. Mhm. Umuntu atangira kwishima akiri mu mubiri, akiri muri iyi si. Ibi buriya icyo warukomeje, iyo umuryango ubanye neza wishimye babyita ijuru rito, kuko baba bataragera kuri definitive happiness. Mushobora kwishima mukabaho neza rwose, mu mibereho yanyu mukaba mubayeho neza, ariko ntihabura akantu kazamo kagacamo kabiri bya byishimo, uyu munsi ugasanga ntimwishimye. Ubwo rero muba mutaragera kuri definitive happiness, biba bigishoboka ko mwaba mutishimye. Bavuga rero ijuru iyo ibyo byishimo noneho bitagifite imbogamizi, bizahoraho iteka, bibaye definitive nk'uko gatigisimu yabitubwiraga. Ijuru rero ritangirira mu isi. Buriya ntibazababeshye, kujya mu ijuru ugomba gutangira kubyitoza ukiri munsi, ukabaho without stress, ukagerageza kwishima, kuko ijuru nta kindi bivuze, ibyishimo. Ni ingingo tuzagarukaho kuko kuba mu isi ugerageza kwishima bihoraho biragoye. Ntacyo, wenda tuzabategurira nanone ku ngingo yatuma wumva neza icyagufasha kuba mu isi wishimye despite of problems ushobora guhurira nazo mu isi. Nabyo tuzabigarukaho, biri muri filozofiya ya epicurism, tuzayivugaho ubutaha. Nari nkomeje ku kintu cy'urupfu kuko nta muntu ujya mu ijoro adapfuye. Abafilozofi benshi bavuga yuko urupfu rutabaho, ariko bidomaje kuko twiga tubona abantu bashyingurwa. Mu kinyarwanda bakavuga yuko iyo umuntu apfuye aba yitaye cyangwa aba yitabye Imana, which makes sense. Umuntu yitabye Imana ntitwagakwiye kumuririra, kuko nyine tumaze kubona ko kujya mu ijuru ni ukubona Imana amaso ku maso, kuba mu byishimo bidashira. Epuruta iyo umuntu apfuye muri ubuzima bwacu, abantu bararira, abantu ukabona bafite ikibazo, ukabona abantu nyine bababaye, bameze nk'abahombye. Ese uwo muntu koko aba yitabye Imana? Ese koko aba yiruhukiye? Tuba turizwa n'uko uwo muntu aruhutse, cyangwa hari izindi mpamvu ziri inyuma? Mwibuke ko kuri iyi shene yacu ya Logos we criticize, dukuraho dogma tukagerageza gushyiraho reason, tukumva aho ibintu biva n'aho byerekeza. Belief tukazitondera kugira ngo twemere ibyo twumva byibura. Hanyuma tradition, iby'umuco wadusigiye, nabyo ubwabyo umuco si ihame, turawucriticizinga kugira ngo turebe icyo our reason cyangwa ubwenge Imana yaduhaye bushobora kudufasha. Ese haba hari impamvu yo gutinya urupfu? Ko iyo umuntu apfuye tumuririra, iyo umuntu apfuye ubona tubabaye, tuba tubabajwe mu by'ukuri n'iki? Tuba tubabajwe n'uko aruhutse, n'uko yitabye Imana, agiye kubona Imana amaso ku maso, no kuba mu byishimo bidashira, cyangwa hari impamvu zacu bwite wenda zihishe inyuma ya kariya gahinda tuba dufite iyo umuntu yapfuye. Tudabor, urupfu ni iki? Dusomye muri katikisimu mu ngingo yaho none ya 205, ubundi batangiye bavuga ko urupfu ni ugutandukana k'umubiri na roho. Ukuntu babivuga, bavuga ko after death, which is the separation of the body and the soul. Aho murahita mwumva ko urupfu nyine ni ugutandukana k'umubiri na roho. Umubiri urashyingurwa ariko roho yo ntabwo ipfa. Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Iyo roho rero iyo itacumuye nibwo ijya guhura n'Imana, ikaba muri bya byishimo bidashira. Naho iyo yacumuye nabwo tuzababwira, twirinze kuvuga purigatori kano kanya, tuzababwira n'abatizera ibya purigatori, tuzababwira mu buryo buri filozofike aho iyo roho iba igiye kugira ngo ibanze yezwe, kuko ntiwabona Imana ubwiza buhambaye, ubwiza budashira, wowe wanduye. Roho yanduye ntishobora kubona Imana isukuye. Icyo cyo mbaye nkishyizeho umucyo, tuzabigarukaho. Hanyuma rero iby'urupfu navugaga,
wemera ko urupfu rubaho cyangwa ntabwo rubaho? urupfu rubaho kuko mu myaka ageze murabona abantu bagenda byose rubaho. Aha, abapikire rero ubwo icyo gisubizo cyawe ntibacyemera, baravuga yego nimba urupfu runabaho ni ntirukwiriye kudutera ubwoba. Ese wowe umaze kwafirima ko rubaho, utinya urupfu cyangwa n'ejo wapfa? hehehe oya rundeke mbabarira. Wowe utinya urupfu, hari n'abandi mutinya urupfu, ariko reka mbakorere iyi reasoning imeze gutya. Buriya ikintu giteye ubwoba iyo kije, wenda ubonye nk'intare imbere yawe yagutera ubwoba, kuko uba utekereza uti irandya cyangwa se ndagira ibibazo ndi kumwe nayo. Ariko urupfu dasa presence iyo ruje rukakugeraho nta kibazo ruba ruguteye. Uti gute? Igihe urupfu rutaraza ntaho wahurira narwo, right? Uba ukiri muzima nyine, uba utarapfa, ntaho wahurira narwo. Iyo urupfu ruje uba wapfuye, kandi buriya inquietude cyangwa iyo mihangayiko iba muri sensation, bivuze ngo utumva utagira gute ntiwahangayika. Iyo urupfu rutaraza uba wishimye, ntaho uhurira n'urupfu. Niyo urupfu rwaje nyine uba wapfuye, nta kintu ushobora kumva, nabwo nyine ntabwo ushobora kumva urupfu. So umuntu wapfuye ntago ashobora kugira aho ahurira n'urupfu. Niyo mpamvu abafilozofe b'abipikirizmu bavuga bati wasanga n'urupfu rutabaho kuko uwapfuye we ntahurira narwo, ariko abasigaye bo barabibona bakanarira. Tugarutse rero kuri icyo kintu, impamvu barira gusa ntabwo ari uko umuntu upfuye aba koko akwiriye kubabaza, donc bituma umuntu arira, ahubwo usanga inshuro nyinshi ari agahinda k'icyo uwo muntu yari amaze muri sosiyete abantu be basigaranye. Ibaze umugore apfushije umugabo, umugabo wenda yari provider ahahira urugo, atangira kwibaza ukuntu ubuzima buzamera, yakubitiraho na ya marangamutima twabyita nka egoism. Buri muntu wese aba akeneye ko icyo afite cyiza kimuhora hafi, ariko ubundi wagakwiye kurenga iyo egoism ukavuga uti nimba umuntu yitaye agiye guhura n'Imana, reka mureke, ahubwo iyaba yanyumvaga ansabire ku Mana nanjye nzahure nayo. Urupfu si ikintu cyakaduteye ubwoba. Sokarate yararwihaye, yanga gutenguha filozofiya, anywa uburozi bari bamuhaye bamushinja kugumura urubyiruko mu Bugereki, yitaba Imana, agenda en serenite, yishimye, avuga ati nta kibazo, nsanze ukuri gusesuye ahaba justice supreme. Hari n'abandi bantu benshi batubwira ko urupfu ntacyo bitwaye. Umuhanga ntabwo yagakwiriye gutinya urupfu, as long as tuvuka tuzi ko tuzanapfa, tumara imyaka myinshi twitegura gupfa. Dushobora no kuvuga yewe ko uwavutse aba yanapfuye, nk'uko abanyarwanda babivuga bati hapfa uwavutse. Hari umuhanga witwa Martin Heidegger, we yaravuze ngo dès qu'un enfant est né, il est assez vieux pour mourir. Kuva umwana avutse aba anashaje kugira ngo apfe, kuko ubona benshi bapfa bakiri n'urusoro, ubona abantu bapfa during birth period, umuntu avuka agahita yitaba Imana. Hari abapfa ari abasore, hari abapfa ari abagabo, hari abapfa ari abasaza, buri muntu wese igihe runaka yapfa. Donc niyo nteruro Martin Heidegger yaravugaga dès qu'un enfant est né, il est aussi assez vieux pour mourir. Ubwo rero abadukurikira namwe muraza kuduha some comments, some suggestion ku kijyanye n'ibyo tuvuze. Ese ijuru ni ahantu cyangwa ni ukuntu? Ese wowe wumva uzarijyamo ukurikije ibyo ukora? Kuko kujya mu ijuru ntabwo byikora. Ikindi wibuke ko kugira ngo ujyeyo uzabanza upfe. Ese uracyatinya urupfu? Ese ufite impamvu zo gutinya urupfu? Ikindi, urupfu ntawe muzahurira, kuko igihe ukiriho urupfu ntimuzahura, n'igihe wapfuye urupfu ntimuzahura, urwo ni rwakubabaza, kandi ntukwiye kurutinya kuko ni amarembo atuganisha mu ijuru. Ariko kandi ntukwiye no kwiyahura ngo wice. Nimba urupfu utarutinye, ntabwo mvuze ngo urwiye, kuko ubwo buzima ufite si ubwawe, nubwiyambura waba ukoze icyaha cyatuma utajya muri kandi rya juru washimiye Socrate. twavugaga. Sokarate ntabwo ari we wiyishe. Sokarate baramuciriye urubanza rwo gupfa, nta kundi yari kubigenza, yanze kugambanira
donc indangagaciro ze, kuko ni umufilozofe twita un philosophe moraliste wigishaga ibijyanye na morale. Reka twe kurenza iminota 15 uyu munsi irahagije, ibindi turi kumwe buri nyuma y'iminsi 2, jya uba tayari ukurikire ibiganiro twiga exploring suje zitandukanye. Turacyatangira, murabona bitaraza mujye muduha suggestion, hanyuma nyuma tuzajya tubakorera ibintu byiza, tuganire kuri buri ngingo. Ntabashaka ko utaha twaganira ku rukundo, ese umuntu akunda umuntu uko ari cyangwa akunda icyo ari cyo, ibyo tuzabigarukaho ubutaha. S'il vous plaît, abonnez-vous, subscribe, mukanda ku kantu k'umutuku kugira ngo buri video yose tubahaye ijye ibageraho ku gihe. Wibuke no kuyisharinga ko turabikeneye kugira ngo dufashanye kugira ubuzima budashingiye ku bwoba cyangwa kuri tradition gusa twakuze dusanga, cyangwa kuri dogma, ya mahame abantu bashyizeho, cyangwa ku myizerere yacu rimwe na rimwe usanga abantu bizera n'ibyo batumva. Twashimira abantu bari badukurikiye, tukabifuriza umugoroba mwiza. Thank you. Thank you. See you again in the next video.